Abantu bagurisha pi zabo bakazigurisha mu mafaranga asanzwe y'amanyarwanda cyangwa se amadolari, uyu munsi nje kubaburira, nje kubabwira ingaruka ibi bintu bishobora kuzateza mu gihe kiri imbere. Yego ushobora kuba ufite ibibazo cyangwa se ukeneye amafaranga, ariko banza umenye ibi bintu mbere y'uko ukomeza kugurisha amapi yawe ku bantu. Ni ukuvuga ngo navuga ko ari nko kubamamyi cyangwa se kuba wazigurishamo amafaranga asanzwe. Ikintu cya mbere ni uko ibi bintu ntabwo byemewe neza cyangwa se bifite risike yo kuba hazamo ibintu bya fraude, kubera ko payi ikiri mu buryo bwa enclosed mainnet, ntabwo iratangira open mainnet ku buryo yaba iri ku isoko. Ibi rero bituma transaction ziba cyangwa se zikorwa n'aba bantu kandi zidakorewe kuri exchange. Izi transaction rero ntabwo ziba zizewe, umuntu ashobora kuba yagufroda ukaba wamwohereza pi zawe ugasanga we ntabwo akwishyuye. Ikindi ni ukuvuga ngo kubera ko izi coin ziba zagurishijwe mu buryo butemewe, navuga ko habaho no guhendwa, umwe akaba yahenda undi. Ikintu cya kabiri ni ukuvuga ngo hazazamo ikibazo cyitwa price instability. Ni ukuvuga ngo igihe rero coin wagurishije cyangwa se wazexchanginze mu buryo butemewe butazwi, ibi bizatuma agaciro gashobora kuza kari hejuru cyangwa se kaza kari munsi yayo waguze. Ibi navuga ko igiciro cya pi mu gihe kitari stable, bataratangaza ko kiri stable, ibi bizatuma umuntu waziguze wenda ku 1,000 akazigurisha ku 1,000. Urumva payi niza nko ku madolari 60, urumva za regreta avuga ati kuki nazigurishije kuri aya mafaranga. Ibi bishobora kuzabaho mu buryo rero bw'uko isoko rizaba ryamaze gufungura rya pi, noneho abantu baba baraguze bakaba baraguze pi zabo bakazigura wenda hejuru y'agaciro kazaba kasohokeye ku isoko, cyangwa se bakaba barazigurishije munsi y'agaciro. Nibwo ndi kuvuga ku bantu bazigurishije ugasanga bahuye n'ibihombo. Ikindi kintu gikomeye gishobora kuzatuma abantu muri kugurisha izi coin, ni ukuvuga ngo mushobora kuzaba disqualified. Ni ukuvuga ngo mushobora kuzaba disqualified, ugasanga amategeko n'amabwiriza ya pi aravuze ati abantu mwagurishije mbere y'isoko cyangwa mbere y'uko dutangira gushyira ku isoko iri faranga mugomba guhanwa. Ibi bigatuma mushobora kuba disqualified. Ibi rero uburyo bwo kugurisha pi mbere y'isoko bishobora gutuma kwa team cyangwa se ba nyiri pi bavuga ati tugomba kureba account zakoze ibintu byujuje amategeko. Ibi rero bigatuma mainnet launch iba then ikaza kwakira abantu bari qualified. Ubwo rero niba uzi ko uviolating amategeko n'amabwiriza ya project, kandi iyo project ikaba ikiri muri development, ikaba itaraba developed ngo uvuge ngo iyi project yararangiye ibi biremewe, biba ari risike kuba wakora icyo kintu. Ikindi ni ukuvuga ngo iyi faranga rero nubwo ritarajya ku isoko kandi akaba ari abantu benshi bagurishanya amacoin, ibi bishobora kuzatuma rero habaho uburyo bwo kuba abantu bagurishije iyi coin batazi neza total supply, batazi ibintu bizagenderwaho. Ni ukuvuga ngo nk'umuntu akagurisha coin ze kandi wasanga coin bazatanga bari ibyo bazagenderaho, ugasanga uguze coin nyinshi, ejo bundi ugasanga baravuze ati wenda kuri coin mufite tuzatubahaho 10% cyangwa 20%. Ni urugero ndi kubaha. Bivuze ko coin ufite bashyizeho itegeko yuko izo coin zose batazaziguha, kuko habaho n'ibyo bita total ban cyangwa se kubaninga coin runaka. Mu gihe rero ifaranga rikiri muri development, bishobora nabyo kuba umuntu akaba yahomba cyangwa se akunguka. Ibi ngibi ndi kubibabwira, ntabwo mbabujije guhaha, ntabwo mbabujije kuba mwagenda ngo mugure iri faranga, ariko mubimenye ko ibi bintu bitemewe muri makeya. Ni uburyo bwo kugira ngo tuse nk'abibaza nanone dutekereze
kabiri tumenye ati se ibi bintu bibaye cyangwa se bibaye ku buryo umuntu waguze coin cyangwa wazigurishije ashobora guhura n'ibihano biteganyijwe wenda na Quantum. Gusa icyo nagira inama abantu ni ukuvuga ngo niba unagurishije coin zawe uzigurishe ku gaciro byibura uvuga ati aka gaciro niyo yaziri hejuru, byibura amafaranga bampaye yampinduriye ubuzima. Ikindi ku bantu mugura navuga ko ntabwo nababuza kugura, kuko no kugura bura nabyo ni byiza. Kugura ni byiza mu gihe amafaranga uri kuguriraho wumva ko nta kibazo aguteye, wumva ko ayo mafaranga uri kuguriraho atazigera aguhungabanyiriza ubukungu bwawe, mu gihe haramuka habayeho ingamba zifatiwe abantu mwaguze cyangwa se abantu mwagurishije. Ndangira mbisubiramo, nta muntu mbujije gukora izi transaction, nta muntu mbujije kugura, nta n'umuntu mbujije kugurisha. Ahubwo icyo mbabwiye nagira ngo baganirize ku bintu bishobora kuba, kuko Quantum yahoze inabivuga yuko ibintu bitemewe. Ubwo rero narindi kubagira ngo mbabwire ibintu bishobora kuba ku buryo binabaye mwavuga ati twafashe risike, kuko buri kintu cyose mu buzima no gufata risike. Iyo utazi gufata risike no kugira ngo ugere ku kintu runaka biragoye. Ubwo rero niba warafashe risike ukaba ugifata risike, witegure na risike cyangwa se zikaba ari benefit. Hari risike hakaba na benefit. Ubwo kimwe muri ibyo ngibyo nibyo bizaba. Hari igihe abaziguze ari bo bazinjoyinga, hari igihe bataraziguze bazaregrita, hari igihe abaziguze bazaregrita, abatarabikoze bakinjoyinga. Project mu gihe iri muri development habamo gufata risike, hakabamo no kwifata kuri bamwe. Ubwo ikiba gisigaye ni ba nyiri project kuba bafata umwanzuro. Ndabashimiye mwe gukora subscribe, Imana ibarinde.